Turagushimye Uwiteka Mwami Mana yacu, Mwami ijuru n'isi, duciye bugufi uhoraho wowe ushyirwe hejuru. Tugushimiye ko wongeye kuturemera umunsi w'umugisha, umunsi udasanzwe, igitondo cy'umugisha. Wongeye kuturemera twese mu bihugu bitandukanye. Izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Data, mu izina rya Yesu Kristo, bamwe muri twebwe babyukijwe no kwitegura kujya mu kazi, ariko tubanje gusenga nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo mbere na mbere Imana. Turakwinginze Uwera wa Isiraheli, mu izina rya Yesu Kristo, mbere yuko dutangira umunsi ndetse n'abawugezemo, turakwinginze kugira ngo utubabarire ibyaha byose n'ibicumuro byose. Ibyo umwanzi yabaturega, turakwinginze kugira ngo duhanagure rwose, utwuhagire kubw'amaraso yawe. Turakwinginze Uwiteka wowe uri mu ijuru, kugira ngo ugenderere buri muntu wese uyu munsi, maze uhinduke umunsi w'umugisha, umunsi udasanzwe, ahaza gukomanga, aharashakishiriza ubuzima, aze kuronka mu izina rya Yesu. Dusabe umugisha abacuruzi, dusabe umugisha abafite ibyo bakora bitandukanye, mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, kugira ngo Data mu izina rya Yesu baze guhabwa umugisha muri ibyo bintu baraza gukora mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Abaregwa mu miryango, mafamiye, nabo turasenze kugira ngo biranwe amahoro yawe n'umutuzo wawe mu izina rya Yesu Kristo. Utwemerere nyagura ku ngoma Imana, uyu munsi uhinduke umunsi w'umugisha ndetse n'amahirwe ku buzima bwacu. Turagushimye, tuguha icyubahiro yuko waturinze mu majoro ndetse n'ijoro ryatambutse mu izina rya Yesu Kristo, bukaba bwakeye turi amahoro. Twiriranywe nawe, uduhe ibyiringiro, agakiza kawe kabe muri twebwe. Abarwayi bakize, bafite intambara n'ibigeragezo barimo bararwana, babera Imana mu izina rikomeye ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimye kuri Imana kumwe natwe, tubisabye Imana Data, Umwana ndetse n'Umwuka Wera. Amen. Bakozi b'Imana, bene Data, Imana iguha umugisha wowe ufunguye iri jambo ry'Imana mu gitondo, bitewe n'amasaha ayo ari yo yose warifunguye. Imana iguha umugisha gukurikira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Ngufitiye ubuhanuzi muri Yesaya, igitabo cya Yesaya 10, igice cya 10 umurongo 24. Ngo nicyo gituma Uwiteka Umwami Nyiringabo avuga ati, yemwe bantu banjye batura i Siyoni, nimutinye Abashuri, nubwo babakubita inkoni, bakababangurira inshyimbo, bakabagirira nk'uko Abanyegiputa babagize. Reka dusimbuke 27. Uwo munsi umutwaro bagwekeshaga uzakuva ku bitugu, kandi uzakurwa no ku buretwa bagushyizeho, uburetwa buzamagwa no gusigwa. Haleluya. Imana irimo iravugana nawe muri iki gitondo ngo ntutinye Abashuri, ntutinye Abanyegiputa. Nubwo ubona bakurakariye, nubwo ubona bagutontomera, bagukubita inshyimbo n'inkoni, Imana iravugana nawe ngo ntubatinye. Ahari Abashuri babibye bigeragezo n'izo ntambara urimo, ariko Imana iravuze ngo ntubatinye rwose, ntubakukire umutima, uramenye. Haleluya. Ngo imitwaro bagwekesheje igiye gukurwaho, kandi irakurwaho no gusigwa k'Umwuka Wera, irakurwaho n'ubushobozi n'imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngo abantu b'i Siyoni, nimutinya Abashuri, ngo nubwo babagirira iby'urugomo n'iby'ubugome, ngo ariko ntimubatinye. Iri jambo ngo ntutinye ni ijambo riri muri Bibiliya inshuro zirenga 360 zijya kungana nk'umwaka. Buri munsi Imana akubwira ngo witinya, buri munsi Imana akubwira ngo iri kumwe nawe, buri munsi Imana irakubwira ngo irakurinze. Nubwo hari ibikurakariye, nubwo hari bisa nk'ibigukubita, nubwo hari bisa nk'ibiguhungabanya, Imana iravuze ngo witinya.
ibakurakariye bose bagiye gukorwa n'isoni. Imitwaro baguhekesheje muri iki gitondo reka nguhanurire nkubwire ngo ikuvuye ku bitugu mu izina rya Yesu. Sinzi ibyo wari wikoreye, ariko ndekuye ubushobozi bw'Imana mukubita hasi mu izina rya Yesu Kristo ibyo abanyegiputa bakwikoreje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka dusenge iri sengesho. Uwiteka Mwami Imana yacu, Mwami y'ijuru n'isi, reka gusigwa ku Mwuka Wera kugere kuri buri muntu wese turi kumwe aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Wirukane uburetwa bwose, wirukane indwara zose, wirukane imitwaro ya Satani, wirukane ibyo bamwikoreje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndatura umuriro, ndatura imbaraga, ndatura ubushobozi, ndatura gukira, ndatura kubohoka, ndirukana amarozi, ndirukana amahembe, ndirukana ibitega, ndirukana indwara, ndirukana buri kintu cyose Satani yikoreje buno buzima, amadeni, inzara, agahinda ko mu mutima, byose ibyo bamwikoreje reka bimagwe no gusigwa ku Mwuka Wera mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Niyakira amahoro mu mutima muri iki gitondo, niyakira ibyiringiro muri iki gitondo, nasubizwemo imbaraga muri sengesho ry'umunsi mu izina rikomeye ry'Umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Urakoze Mwuka Wera w'Imana, tugushyize hejuru, tuguha icyubahiro mu izina rikomeye ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikwiteho, Imana ikugire neza. Abantu bakurakariye, ibyo bintu bikuraje ishinga bikuweho no gusigwa ku Mwuka Wera. Akira amahoro yawe yo mu mutima. Niba uri umucuruzi, akira abakiriya mu izina rya Yesu. Ibyo ukora bizamuke bitere imbere mu izina rya Yesu. Niba urwaye, akira ubuzima mu izina rya Yesu. Haleluya. Uwo bitameze neza, ikiganza cy'Uwiteka kijojobe neza kigukoreho mu izina rya Yesu. Ikiganza cy'Imana kijojobe neza nikigukoreho mu izina rya Yesu, gihindure byinshi ku buzima bwawe. Amen. Mwari kumwe na Evangelist Gakuru Fabrice. Yego, hanyuma ukande subscribe, uyandikishe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu masengesho ya mu gitondo, amasengesho y'umunsi. Iyi channel yitwa Kuvoma TV. Icyo tuvoma n'ubumenyi, icyo tuvoma, haleluya, tuvoma ibintu byinshi. Amazi azadutunga mu gihe cy'amapfa, tuvoma imbaraga, tuvoma ubwenge, tuvoma ijambo ry'Imana, tuvoma Umwuka Wera. Haleluya. Uzajya usacinga ngo Kuvoma TV isengesho ya mu gitondo, uzajya utubona mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikurinde mu izina rya Yesu. Shalom.